Abakunzi bacu murakarama. Ubutaka bukomeye cyane umuntu ashobora guhingamo akazasarura ubutunzi bwose yifuza ku isi ni ubwonko, umutwe we. Nyamara buri wese mubajije nasanga yifuza gutunga ubutaka runaka bwa metero runaka ku zindi metero runaka. Ni iyihe mico, ibitekerezo cyangwa se imitekerereze ushobora kwibandaho ukaba umukire? Turi kugira ku musozo w'igitabo The Secrets of the Millionaire Mind, Kinyarwanda, amabanga yibera mu bitekerezo by'abakire. Ni gute wahinga amafaranga? Nta kindi wongeyeho ni twasamwe Mugisha, hano hakurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima. Kugira ujye ubona ibiganiro byacu byiza nk'ibi mu buryo bworoshye, reba munsi y'iyi video ahagana iburyo ahantu handitse ijambo subscribe, aho urahakanda ubundi witurize, ntabwo uzongera gucikwa na rimwe. Tumaze kuba ibihumbi 13. Reka twinjire chapitre ya 10 turageza kuri 12. Dore icyo umwanditsi Half Ika akubwira niba ushaka gutangira gutekereza nk'abanyamafaranga. Wibuke iki nicyo kintu cya mbere avuga ko abantu tubura ngo dutangire tugira amafaranga aturambaho, atatuvaho nkayirukanka, gutekereza nk'abakire. Utuntu tw'ingenzi dutandukanye abakene n'abakire urebeye mu buryo babaho. Ati burya abakire bazi kwakira ibyo bahabwa, abakene bo nibaterera iyo ngiyo. Umwanditsi asobanura ukuntu abantu benshi tugorwa no kwakira amafaranga ndetse n'ibyiza mu buzima uko twumva ko tutabikwiriye rimwe na rimwe. Gukurura ubukire uzakenera kubanza kubyakira kandi no kwiyumva ko ugomba kuba umukire. Ngo abakire bahitamo guhembwa bagendeye ku bwiza bw'ibyo bakoze, abakene bo bahitamo kwishyurwa bagendeye ku gihe. Urugero, abantu uzasanga ari abakire bishyurwa bagendeye ku byiza bagukoreye, apana gusa igihe bamaze babikora cyangwa se bari kubikora. Umushinwa azaguha telefoni y'igihumbi ariko niya miliyoni azayiguha. Bisobanuye ko abantu bagakwiye kwibana ku kongerera agaciro ibikorwa byabo bikaba byiza. Ibyo bizaba bivuze ko biba bizagurisha cyane kuruta kwibanda ngo iki kintu nagikoze amezi 3. Ibyo nta muntu byitayeho niba atari cyiza. Nizere ko muri kunyumva neza. Irindi tandukaniro abakire batekereza ibintu bibiri. Bumva ko ibintu biba bishobora kugenda nabi cyangwa se neza. Abakene batekereza kimwe, kino cyangwa se kiriya. Niyo mpamvu uzabona umukene yashoye amafaranga yose mu kintu kimwe, hamwe wibaza niba yaratekereje ku ngingo yo guhomba mbere yo kugikora. Uretse n'ibyo, guhindura iyi myumvire byagufasha gucika gereza abakene benshi bafungiyemo. Bisanga bafite guhitamo hagati y'amafaranga cyangwa se ibyishimo. Nta mukene uzasanga utekereza ko ashobora kubaho yishimye anafite amafaranga. Wumva kimwe ko kiba kigomba kubura. Abakire si uko batekereza. Barabizi neza ko ushobora kugira amafaranga kandi ukanakira kandi ukaba wishimye. Wigeze wumva bavuga ko amafaranga nta mutuzo atanga? Abo ni abakene. Wigeze wumva bivuga ngo amafaranga nta cyiza cyayo? Barakubeshya. N'ubukene, ubutindi bubahatse. Mvugira ngo ibitekerezo bibi biragatsindwa. Chapitre 11. Imbaraga zihishe mu kwiyemeza. Umwanditsi avuga neza ko kwiyemeza iyo udasubira inyuma cyangwa se ukwiyemeza kudasubira inyuma by'umwihariko ku ntego zawe ari ingenzi cyane mu bigena ngo uzabigeraho cyangwa se ntuzabigeraho. Ibi bisobanuye ko niba uri mu kintu kigize intego zawe ku isi, cyinjiremo wese nta na kimwe kigusubije inyuma. Shyiraho impamvu ifatika ushaka kuba umukire, impamvu ushaka kuba umukire, kandi wibuke ko guhozaho bigeza abantu benshi ku ntego zabo. Abakire ndetse n'abantu bagafashe uzitegereze neza, uzabona ukuntu bagumya kwegera imbere niyo baba bafite ibasubiza inyuma utabara. Wibuke kandi uzibuke kwizengurutsa ba bantu bagushyigikira kandi batuma udateshuka ku bintu wifuza kugeraho ku ntego zawe. Hari abantu baca intege mu buzima, ibyo nge nawe turabizi. Ibi ni ibintu bizagufasha guhora ufite umurava kandi ntuzatakaza cyangwa se ntuzavana amaso yawe ku nzira yawe njyabukire. Chapitre 12. Reka tuyivuge ubundi dusoze. Iravuga ku mbaraga zihishe mu kutarangara. Umwanditsi avuga neza ko aho duhanga amaso ubundi ariho hagena ibyo tugeraho mu buzima. Abakire batandukanye nawe kuko bo bibanda cyane ku mahirwe abyara inyungu apana izo arizo zose. Bibanda ku bisubizo by'ibibazo bibugarije kandi bibanda ku cyo bashaka kugeraho by'umwihariko. Abakene bitekerereza ko ibibazo ari byo bibagize gusa, bitekerereza ku bibazo gusa, ibisitaza kandi kibabaje, bibanda ku bintu batanakeneye mu by'ukuri. Gushyiraho intego zawe zigaragara, uzihoza imbere mu ruhanga rwawe mu mutwe, ni ibintu bizagufasha kuguma ku ntego kandi no gufata imyanzuro n'ibikorwa bikwegereza hafi y'intsinzi yawe.
umwanditsi anatwibutsa gutangira kugabanya ibirangaza kandi tukagira discipline, tukubaha imirongo ntarengwa tuba twarishyiriyeho. Si wavuze ko utazongera kunywa inzoga muri uku kwezi? Wavuze ko se ahubwo utazongera kugerageza kujya mu kabari ngo usesagure muri iki gihe cy'umwaka? Ibyo uzabyubahe. Igihe cyawe tangira icyinshi muri cyo ujye ukimara utekereza cyangwa se ukora ibikorwa byose bifite icyo byongera ku ntego zawe z'ubukungu mu buzima. Hari icyo nababwiye se? Ngayo nguko yari chapitre 10 kugeza kuri 12, amabanga yibera mu mitwe y'abakire. Twize byinshi, twize kwiga kwakira ibyiza mu buzima, twize umumaro wo kwiyemeza mu buzima, twize kandi guhanga amaso ibiduha inyungu. Ibiganiro bya hano iyo ugize icyo uvanamo, ujye wibuka guhereza ikiganiro like ko bigifasha kugera ku bantu benshi. Ibyo byo tumaze kubimenyera. Gahunda ni imwe, mukore subscribe muri benshi, biduhereza umuhate n'imbaraga byo kubahereza ibiganiro byinshi byiza nk'ibi ngibi. Mureke dusubire mu biganiro by'ubutaha. Iyi ni Télé Montagne Rwanda.